Iyi si nyibereyemo iki? Ubuzima bwo kurundanya ibintu ni ubuzima bupfuye, ni igishyitsi cyumye. Ubuzima buyobowe n'Imana ni nk'igiti gitoshye. Imigani igice cya 11 umurongo wa 28. Hahirwa abantu bizera Uwiteka, kuko bazahanwa n'ibiti byatewe ku nkombe y'umugezi, bigashorera imizi mu mazi. Bene ibyo biti ntibizahangayikishwa n'icyokere cyangwa n'amezi menshi y'amapfa. Ibibabi byabyo bizahora bitoshye, bizahora byera imbuto zabyo ziryoshye. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Umunsi wa kabiri. Ntabwo uri impanuka. Ndi umuremyi wawe. Natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 2. Imana ntikora nk'umuntu ukina urusimbi. Ntabwo uri impanuka. Kuvuka kwawe ntabwo byavuye mu kwibeshya cyangwa mu gucikwa. Ubuzima bwawe ntabwo ari nk'imvura y'impangukano igutazi ivuye. Ababyeyi bawe bashobora kuba barakubyaye batabitekereje, ariko Imana yo yari yabiteguye. Ntabwo yatunguwe no kuvuka kwawe, kuko yari ibitegereje. Mbere y'uko ababyeyi bawe bagusama, Imana yo yari igufite mu bitekerezo. Niyo yabanje kugutekereza. Ntabwo rero ari impanuka, si ishaba, si amahirwe, si uruhurirane rw'ibintu kuba uyu munsi, uyu mwanya uba uri muzima uhumeka. Uriho kuko Imana yagambiriye kukurema. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azasohoza umugambi we amfitiye. Imana yaragennye buri kantu kose irema umubiri wawe. Niyo yatoranije ibishaka ubwonko uzavukamo, ibara ry'uruhu rwawe, imiterere y'imisatsi wawe n'ibindi byose bikuranga. Uko uteye niko yo yashakaga kumera. Niyo kandi yagennye bitari byaba ubwenge n'ubushobozi bwose ufite, ndetse n'ibyihariye bya kamere yawe. Bibiliya ivuga ngo uranzi wese imbere n'inyuma, n'amagufa yanjye nta na rimwe uyobewe. Uzi neza uko naremwe akantu ku kandi, uburyo naremeshejwe ubuhanga, nkava mu busa nkavamo umuntu. Kubera ko Imana yakuremye ifite intego, niyo yagennye igihe uzavukira kandi ishyiraho iminsi uzamara. Yakoze gahunda y'iminsi yawe yose utarabaho. Ihitamo neza igihe uzavukira n'igihe uzapfira. Bibiliya ivuga neza ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Wagennye iby'iminsi yanjye yose mbere y'uko mvuka. Buri umwe muri yo wanditse mu gitabo cyawe. Imana yateganije n'aho uzavukira n'aho uzaba, ikurikije imigambi yayo ku buzima bwawe. Ubwoko bwawe n'igihugu cyawe ntabwo ari impanuka. Nta kintu na kimwe kikwerekeye yasize inyuma itateganije. Imana yateguye ibyo byose kubw'umugambi wayo. Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye amahanga yose y'abantu ibakomoye ku muntu umwe. Buri shyanga irigenera igihe cyaryo, kandi ibakatira ingabano z'aho batuye. Nta kintu na kimwe mu buzima bwawe cyapfuye kubaho, byose bifite intego. Igitangaje kurutaho, Imana yagennye uburyo uzavuka. Uko wavutse, uko uri kose, cyangwa ababyeyi bakubyaye uko baba bameze kose, Imana yari ifite umugambi kurema. Wenda ababyeyi bawe bari beza cyangwa babi, cyangwa se ntibakwitagaho. Imana yo yari ibizi ko ababyeyi bawe bombi bakubyaye ari bo bafite muri ibi byangombwa byo kubyara wowe uko yagushakaga. Bari bafite amaraso Imana yari ikeneye ngo ikureme. Hariho ababyeyi batemewe n'amategeko, ariko nta mwana utemewe n'amategeko ubaho. Hari abana bavutse batunguye ababyeyi kuko batateganyaga, ariko Imana yo ntiyatunguwe. Imigambi y'Imana yasohoreye muri uko kwibeshya, kabone n'uwaba yaravutse biturutse mu cyaha. Nta kintu Imana izi ikora itunguwe,
kandi ntijya ikora amakosa. Iba afite impamvu ya buri kintu irema. Buri kirema na buri nyamaswa byagambiriwe n'Imana, na buri muntu yaremwe Imana imufitiye umugambi. Icyateye Imana kukurema ni urukundo rwayo. Bibiliya iravuga ngo isi itari yaremwa yari idufite mu bitekerezo, kandi yadutoranirije kudukunda. Imana yatangiye kudutekereza mbere y'uko inarema isi. Urebye ni nacyo cyatumye iyirema. Imana yaremye iyi si kuko uko iteye kugira ngo dushobore kuyibamo. Nitwe yageneye urukundo rwayo, kandi nitwe biremwa by'igiciro mu byo yaremye byose. Bibiliya iravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube ab'igiciro cyinshi mu byo yaremye byose. Nicyo kigero cy'urukundo Imana igukunda. Ako niko gaciro Imana yaguhaye. Ntabwo Imana ikora mu kajagari. Byose yabiteguye ibyitayeho. Uko abahanga mu miterere y'isi n'ibinyabuzima bagenda basobanukirwa uburyo isi iteye, niko turushaho gusobanukirwa ko yashyiriweho twe abantu ngo tubeho. Yaremwe ku buryo butuma ubuzima bw'abantu bushoboka. Dr. Michael Denton, inzobere mu bushakashatsi ku miterere y'ibigize umuntu, wigisha muri kaminuza ya Otago muri New Zealand, yaranditse ngo ibyagezweho n'ubushakashatsi mu buhanga bw'ibinyabuzima byerekana neza ko isi n'ikirere byaremewe mbere na mbere kwakira ibifite ubuzima n'ikiremwa muntu, kandi iyo ntego nkuru niyo isobanura imiterere yose y'ibigaragara bigize isi. Bibiliya nayo yari yaravuze nk'ibyo imyaka ibihumbi mbere y'uwo mushakashatsi, aho igira iti Uwiteka yaremye isi, ntiyayiremeye kubaho ubusa, ahubwo yayiremeye guturwamo. Kuki Imana yakoze ibyo byose? Kuki yigoye ituremera isi yo kubamo? Kuko ari Imana y'urukundo. Bene urwo rukundo ruragoye kururondora, ariko ni urukundo rudashidikanywa. Waremewe kuba umukundwa w'Imana. Imana yarakuremye kugira ngo ije igukunda. Uku ni ukuri ushobora kubakaho ubuzima bwawe. Ushobora kubakaho ubuzima bwawe. Bibiliya iratubwira ngo Imana ni urukundo. Ntabwo ivuga ngo Imana ifite urukundo. Ni urukundo. Urukundo nicyo kiranga kamere y'Imana. Ubundi Imana mu butatu bwayo yari ifite ubusabane buhagije, bityo ntabwo yari ikeneye kukurema. Ntabwo yari yagize irungu, ariko yashatse kukurema kugira ngo ije iguhundagazaho urukundo rwayo. Imana iravuga iti narabahetse mukiri mu nda, narabateruye mukivuka, nzabageza mu zabukuru nkibakunda, muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka, nijye wabaremye kandi nijye uzabaheka. Iyo aba ari nta Mana iriho, twese twaba turi impanuka, twaravuye mu ruhurirane rw'ibintu bitandukanye mu miterere y'isi. Icyo gihe nta mpamvu waba ufite yo gusoma iki gitabo, kuko ubuzima nta ntego, nta busobanuro, nta n'agaciro bwaba bufite. Nta kintu cyiza cyangwa kibi byaba biriho, kandi nta byiringiro byaba biriho hirya y'imyaka mike uzamara hano ku isi. Ariko hariho Imana yakuremye ifite impamvu. Nicyo gituma ubuzima bwawe bufite agaciro gakomeye. Ariko ako gaciro n'intego by'ubuzima bwacu dutangira kubimenya iyo dufashe Imana nk'urufatiro rw'ubuzima bwacu. Uwahinduye Bibiliya muri mesaje yahinduye Abaroma igice cya 12:3 mu buryo bukurikira ngo uburyo butibeshya bwo kumenya abo turi bo by'ukuri ni ukumenya neza Imana uko iteye. Iki gisigo cya Russell Kelfer kibivuga neza mu magambo magufi. Uri we kubera impamvu,
uri agace k'umugambi uhambaye, uri uw'igiciro kandi waremwe mu buryo bwihariye, mugabo mugore w'inyamibwa ku yaguhanze. Uko usa kose bigira imvano, iyakubumbye ntiyibeshye, igihe igusobeka ukiri iyo mu nda, ukavuka uri uko yagennye kuba. Abakubyaye nibo yashimye, ubigaye ubishima uko wibwira, iyaguhanze niyo yatoye, irabasinyira ngo bakubyare. Bya bindi byose byakugoye, Imana yawe yari ibizi. Yariranye nawe ubwo wari ubabaye, nyamara byose bifite intego yo gutunganya umutima wawe ngo ufate isura y'iyaguhanze. Hari impamvu yo kuba uri we, wabumbwe uko uri n'iyaguhanze. Erega mukundwa, jya umenya impamvu, ibyo byose ni kubw'Imana. Umunsi wa kabiri, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: ntabwo ndi impanuka. Umurongo wo gufata mu mutwe: ndi umuremyi wawe, natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 2. Ikibazo cyo gutekerezaho: nzi ko Imana yandemye mu buryo bwihariye. Ni ibiki muri kamere yanjye, aho nkomoka cyangwa uko nteye ku mubiri, numva ntakiriye uko ndi?